Ibihe byiza mwe mukomeje gukurikira A Voice of Time TV ndetse mudasiba nyine kudukurikira umunsi ku wundi. Uyu munsi rero tubaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Gusa reka tubanze doreze n'ikaze abadukurikira bari muri diaspora. By the way, tubahaye ikaze kandi tubashimira uburyo muduhema kudukurikira. Hashize umunsi umwe muri Uganda hagaragaye imodoka yo mu bwoko bwa Tesla, ni imodoka ya CyberTruck. Abaturage bo muri Uganda bacitse ururondogoro nyuma yo kubona imodoka yo mu bwoko bwa CyberTruck igendera ku butaka bwa Uganda, dore ko yari n'inshuro ya mbere. Abaturage muko mubibona kuri video barangaye, bari kuyireba, bumiwe, bose bahagaze, haba bakuru n'abato. Ni imodoka yagaragaye mu mujyi wa Gulu hariya muri Uganda, muri Gulu n'umujyi hariya muri Uganda. Ndetse ibyemejwe ko iyi modoka ariyo ya mbere igeze muri Afrika y'Iburasirazuba. Noneho murumva impamvu abaturage bashobora kurangara. Murabibona ku mashusho bagiye barangara, haba bakuru ndetse n'abato, dore ko ari imodoka yisa, nta yindi bisa. Ni imodoka mu bwoko bwa CyberTruck. Iyi modoka yakozwe n'uruganda rwa Tesla ruyobowe n'umukire nyine Elon Musk n'umuherwe, nubwo ejo bundi baheruka kumutera shot ku mwanya wo kuyobora abaherwe ku isi. Hari undi muherwe ahise umuyobora. Uyu merwe rero Elon Musk akaba afite amakampani menshi agiye atandukanye n'ujyana ibyogajuru mu kirere. Afite uruganda rwa Neuralink, afite inganda nyinshi cyane zigiye zitandukanye, ndetse twagiye tunamumenya cyane mu bwoko rero mu ruganda afite rwa Tesla. Bakoramo imodoka, bakoze Tesla Model S, Tesla Model Y ndetse na Tesla Model S. Ni imodoka nziza zagiye zikundwa n'abatari bake, ariko byabaye nk'igitangaza muri 2019 ubwo yamurikaga imodoka y'akataraboneka yitwa Tesla CyberTruck. Ni imodoka itaragera muri Afrika y'Iburasirazuba nk'uko mubibonye, ishobora kubigeze nyine hano ngari bwo bwa mbere hari mu gihugu cya Uganda. Ni ukuvuga ikirero mu Rwanda ntago irahakandagira. CyberTruck ubundi icyo wayimenyaho, ni imodoka ikoze muri stainless steel cyangwa se umubiri ukomeye. Yubatse muri triangle. Ubu yakomotse ku igitekerezo cyakomotse kuri pickup truck, kuri zira modoka za pickup ziba zifunguye inyuma. Ni imodoka irafunguka, ubundi ishobora gufunguka ukabikamo ibintu byinshi cyane. Kugira ngo byumve neza, ipine ryayo ryonyine ry'imodoka Tesla CyberTruck rigura 616 byonyine. Ipine ryonyine rigura ayo mafaranga. Iyi modoka ntabwo itoborwa n'isasu ari ryo ryose, uko ryaba rimeze kose ntabwo ishobora gutoboka. Isasu rikubitso rikagaruka. Tesla CyberTruck ishobora kugenda mu misozi igiye itandukanye. Ikindi, Tesla CyberTruck ntabwo itwarwa n'abahanga gusa. Nawe utazi imodoka ushobora kwicaramo imodoka kandi ukayibwira aho uri kujya, ubundi ikahakugeza. Iyi modoka ikoranye ubwenge buhimbano AI, cyane ko Elon Musk ari byo bintu akunze no kuyoboza isi. Yashoye ubundi muri AI we ibintu byinshi cyane wabikora muri artificial intelligence, dore ko afite n'ibindi bigo bikomeye bya AI. Muheruka kumva ko ari guteganya no gukora akuma kajya mu muntu kakazajya kamufasha gutekereza nk'abantu badatekereza neza, batibuka, kakagukorera ibintu byinshi cyane. Ibyo byose twazabigarukaho mu kiganiro. Gusa icyo tuje kwabwira, ni imodoka yabaye igitangaza ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'uko abaturage bo muri Uganda bakomeje kumirwa, bakayirangarira, bifuza kuyikoraho nubwo bitakundaga. Ariko iyi modoka ni y'abajejeta frank. Iyi modoka ishobora kugura byibuze miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Ikimara gutangazwa yahise kifatwa n'abantu batari bake cyane hari mu gihugu cya USA, kuko ni imodoka ikomeye ishobora kwitwazwa ku rugamba, ndetse ikaba yanakitwazwa mu birori. Ni imodoka y'abanyabirori, ubundi ababizi neza bakunze kuzibona mu birori. Ariko izi modoka mu ibanga rikomeye, hari imodoka ziri gukorerwa igisirikare cyo muri Amerika. Ni amakuru Tesla yatangaje muri 2023. Iyi modoka atekereza ko ari imodoka ifitwe n'abapolisi bo muri Dubai. Kwa ko ni mu Rwanda twumva ngo gaca cyangwa se ngo imodoka y'abapolisi iraje. Iyi modoka Tesla CyberTruck ifitwe n'abapolisi. Tesla CyberTruck niyo modoka igenda ku muvuduko udasanzwe, kuko ishobora kugenda ku muvuduko nka zira modoka za sport car. Iyi modoka Tesla CyberTruck igenda ku muvuduko wa kilometero 400 ku isaha. Ni ibintu ubundi bidasanzwe. Ni ukuvuga uramutse yitambitse gato
yahita kigutamira nta bintu byo kuri gutinza. Ishobora kandi kugenda ku muvuduko ungana n'uwa moto yirukanka cyane hano ku isi, moto bita Kawasaki Ninja H2R, niyo moto yirukanka hano ku isi. Tesla rero CyberTruck ni imodoka buri wese yatangarira, kuko abasitari benshi bagiye bayigaruka bayigura, bagaragaza rero urukundo bayifitiye. Murabyibuka Element ndetse na Kevin Kade ubwo bajyaga muri USA, nabo bahise bayibona nk'abantu baza agaciro kayo, babanza bayifotorezaho. Ni imodoka ikunzwe cyane, ni imodoka nshya, ni modo nshya, ubundi numva modo nshya kandi ni imodoka yisa nta yindi bisa. Ukigera imbere wakirizwa na kara nini ibikwereka buri kimwe cyose. Ku mpande hari kamera, imbere hari kamera, ndetse n'inyuma hari kamera, ku buryo ugenda ureba buri kimwe cyose. Bya bintu byo kuvuga ngo urareba muri televiziyo ureba ibintu biri inyuma, yibi bikwereka neza wicara imbere, bidasabye kugenda guhenguza mu birahure. Iyi modoka Tesla CyberTruck kandi ntabwo ikunze gukora impanuka. Gukora impanuka ni hahandi biba bigoye cyane, kuko iyo igiye gukora impanuka ihita yumva ko ishobora gukora impanuka, ubundi ikagabanya umuvuduko, cyane ko imaze kumenya ko wabuze control, itangira no kugubyutsa ikagutabaza mu gihe waba wasinziriye. Tesla CyberTruck ni imodoka idasanzwe, ni imodoka y'agatangaza. Kugira wumve uburemere bw'imodoka ya Tesla CyberTruck, ntabwo ikoresha lisansi cyangwa se amazutu, ni imodoka y'amashanyarazi, electric car. Itekereza ko kuri ku masegonda 2.6 ibigeze ku muvuduko wa kilometero 100 ku isaha. Ubundi bino ni ibintu bitaba byumvikana, bitanashoboka, uretse kuba bishoboka kwa ziriya modoka ziriya za sport car, ziriya zizijyana mu marushanwa, ziriya nizo ubundi biba bishoboka. Iyi modoka ishobora gukurura hafi ibiro bingana na tone 5 ikabikurura. Urumva uburemere bwayo, ishobora gukurura ibiro bingana na tone 5. Murabyumva, ni imodoka ibihambaye cyane, ni imodoka nini ishobora kubishobora ibyo biro. Ni imodoka rero idasanzwe Tesla CyberTruck. Byibuze iyi modoka bivuga ko ugomba byibuze kuyimarana umwaka utarayigurisha. Ibi bita bijya no ku rwego rwa Lamborghini. Buriya Lamborghini ntabwo buriya kuba wayiguze uba ufite ubushobozi bwo kuyigurisha nubwo abari yawe umwaka utarashira, ntabwo yabyemeye, kuko ubundi ibi bikoze bahita bagusinyisha, bakagusinyira, bakavuga ko utazongera kongera kugura imodoka cyangwa se gutunga imodoka ya Lamborghini uhita kuyako. Murabyibuka ko byabaye ku musitari Justin Bieber byamubayeho abasha kuyigurisha, ariko bahise ko bamusezera ngo ati ntago azongera gutunga imodoka Lamborghini. Kugeza n'isa ntago byashoboka kongera gutunga imodoka Lamborghini, kandi imaze kwigurisha nyine biba birangiye, bahita bayikubaruzaho nyine. Nubwo wakongera ukabona andi mafaranga ukavuga ati nshaka imodoka, nta n'umuntu wundi wayiguhereza. Izi modoka rero za CyberTruck nazo kuzitunga bisaba byibuze ko umaze umwaka uyikoresha, ntago bita ko bivuga ati kuba ari yawe uhita ko uyigurisha. Hari abasitari bagiye bagaragara rero ku izi modoka ko baziguze, haba umuhanzi Diamond Platnumz, haba Rick Ross, Kim Kardashian nawe yagaragaye ari mu iyi modoka. Ni imodoka yahise ko ifatwa n'abasitari bagiye batandukanye. Ni imodoka iri mu bwoko bwinshi, haba amabara, murabizi imodoka uyihinduza barushaka, ariko ni imodoka ikundwa n'abatari bake. Ni imodoka y'abanyabirori ujyana mu kirori ukavuga ko uhagaze neza cyangwa se ugaragara neza. Kubera ubwenge rero bw'imodoka ya CyberTruck, ushobora kwandikamo ahantu ushaka kujya, ubundi imodoka yo ikagutwara ubundi ikahakugeza, cyangwa se ukiryamira imodoka ikagutwara ikakugeza aho ngaho. Bivuze ko iyo umaze kugera aho ngaho irakwibutsa cyangwa se ikaniparika, yiparika n'ahantu nyine habishinzwe. Gusa ibyo byose bikorwa nyine kuri ya mihanda ifite technology hambaye cyane, kubera ko niba iri kugenda gutyo baba bayikontrola buri kimwe cyose. Baba bayikontrola, ntabwo ari ukuvuga ngo uricaramo gutyo gusa nta wundi muntu uyikontrola, cyane ko Elon Musk afite gahunda yo gutangiza n'indi gahunda ku imodoka zindi, ariko si CyberTruck ko zizajya zitwara abagenzi nta mu driver zifite, nta muntu uzitwaye, ahubwo zo ukayitega nta muntu urimo, ukicaramo ubundi kakugeza aho uri, nta muntu utwago. Ikoreshwa ikoranabuhanga. Technology ikomeje kuzamuka, ikomeje kurira ku rwego rudasanzwe. Ni technology rero ziri kugenda zivugisha abantu benshi, ndetse nyine byagaragaye ko hano muri Uganda naho technology yari koroje bitewe n'izi modoka nyine zo mu bwoko bwa Tesla CyberTruck. Ni imodoka nziza cyane, ni imodoka zikomeye, ni imodoka zifite umubiri ukomeye, ibirahure byayo ntabwo bibasha gutorwa n'isaso ryo ryose.
n'imodoka nziza, n'imodoka itarabasha gushyika ku butaka bw'u Rwanda. Ntabwo rero byari gutuma abaturage batarangara, dore ko abenshi bataba banazibona ku mbuga nkoranyambaga, bagiraga ngo ni igikoko wenda cyageze mu mujyi wa Gulu hariya nyine mu gihugu cya Uganda. So reka rero mbashimire cyane mwe mudasiba kubana natwe umunsi ku wundi. Reka ngusabe gukanda subscribe kuri Voice of Time TV, ndetse niba ukurikira inkuru zacu ndagusaba kora share ku inshuti zawe nziza. Je mwabanye nyita DJ Wakanda Famous. Ndabashimiye.